Mwongeye kwirirwa tubahaye ikaze ku murongo wa Mukakarangwa TV. Ni shene yagiyeho kugira ngo ijye itambutsa ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, komora abakomeretse, guhumuriza ababayeho nabi. Waba ari ubwa mbere uje hano cyangwa se yaba usanzwe udukurikirana, tuguhaye ikaze. Turi kumwe hano n'umama wanyu nk'uko mumenyereye. Igihe cyose dutangira tumuha ikaze nubwo ari mu rugo rwiwe, ariko ni byiza yuko abanza kwakira abantu aba asanze aha ngaha se cyangwa abamusanze. Turakwakiriye, umwanya ni uwanyu. Mwari mumeze neza? Tumeze neza. Murakomeye? Turakomeye. Twari tumaze igihe tutabona ibiganiro, ese byaba byaragenze gute? Twari tumaze iminsi bisa nkaho twari duhuze gatoya, muratubabarira. Muri iyi minsi twitegure yuko mugiye kuduha ibiganiro byinshi. Twari dukumbuye ijambo ry'Imana, twari dukumbuye umugati. Reka twizere yuko noneho ubu ngubu bakubonye. Bambonye akaba arongera kumbura. Rero ku muntu ukumenyereye wenda arakuzi, ariko ku muntu uje hano bwa mbere wamwibwira? Namwibwira twa Mukakarangwa Devota. Ndabakunda abantu badukurikirana, abantu dusangiye urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijoro. Aba bantu bose ndabakunda. Reka tunamubwira abakora subscribe. Ni inkunga ikomeye kuba wakora subscribe. Ujye ubana natwe, ushyiraho n'ako kantu ka notification mu gihe dushyizeho ikiganiro gishyashya, ujye ubasha kukibona mu ba mbere. Ese uyu munsi mwaduteguriye iki? Nabateguriye ijambo ry'Imana. Intego mfite ni intego ivuga ngo imirimo y'umuntu iyo imaze kwemerwa. Imirimo y'umuntu iyo imajije kwemerwa, Imana ijya ibasha kugira icyo imuvugaho. Imana ijya ibasha kugira icyo imuvugaho. Ijya ibasha kugira icyo imuvugaho. Yego. Nk'umuntu uri kukureba hano, mbere kugira ngo utangire, ni ubuhe butumwa wamuha? Reka mbanze mubwira ati Imana iragukunda. Murakoze cyane. Nanjye ndamushishikariza ko imirimo y'abera izibukwa. Hari ahantu bigera imirimo y'abera ikibukwa. Dorukasi yaributswe, imirimo yakoze ku musozi Karumeli yaributswe. Baramuhiga cyane ariko ntacyo yabaye kuko yari yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Hari nk'abantu bagukurikirana bigunze, cyangwa se bamwe na bamwe baranyuze mu madepresiyo atandukanye. Ese nk'uwo muntu ubasha kuba wabana nawe ukamuhumuriza, cyangwa yikomereze kuriya ameze? Oya, ntabwo yakomeza kuriya ameze, mbasha kumuhumuriza kuko nanjye nkunda guhumurizwa n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nyine abantu benshi bakunda kuvuga, kivuga ngo Imana niyo igira ikintu irema, yamara kukirema ikagikomeza. Ntabwo ari uko rero bizahora bamutegereza. Abantu bafite ibikomere bihangane, ntabwo ariko bizahora. Reka tumubwire ngo uko bimeze uyu munsi, niba atameze neza, ejo azaba ameze neza. Kandi aho ari aho hose ari kumwe n'Uwiteka. Amen. Uko bimeze. Rero ubu ngubu kano kanya umwanya ni uwanyu kugira ngo mutugaburire umugati mwaduteguriye. Murakoze cyane. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Kristo, turagushimiye kuko watubereye mwiza cyane, watubereye ibyiringiro, waduhuje n'Imana Data tubumwe. Mu gihe wari uzutse ngo wabonekeye Magadalena, uramubwira ngo ntunkoreho kubera yuko ntaragera kwa Data, ngo ariko hari icyo nakoze. Haleluya. Uramubwira ngo nubwo ari Data, namwe yamaze kuba Data, kuko waduhujije n'Imana. Warakoze, turagushimiye.
aya masaha tuje kuganira ijambo ryawe, hereza umugisha umuntu wese udukurikiye, natwe tugiye kurigabura ubane natwe udushyigikire, utubere ibyiringiro, utubere umutabazi. Abantu badafite amahoro, abantu bumva badatuje, abantu bataye ibyiringiro wongere ubabe hafi, abantu bumva ko birangiye ubakomeze, kandi ukomeze kutugirira neza, kandi ukomeze kutubera Imana. Haleluya. Amen, amen. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo y'abera yose, izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo dukora yose, izibukwa imbere y'Imana yacu, izibukwa imirimo y'abera, izibukwa imbere y'Imana yacu, izibukwa. Reka dusome mu Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 7 n'uwa 8. Handitse ngo igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye ravuga ngo igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, ngo kandi winywere na vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Amina. Iyo Imana imaze kwemera imirimo yawe, uba ufite igira ikintu ikuvugaho. Ishaka kukubwira igendere, cyangwa komerezaho, cyangwa gomeza utegereze. Ariko umubwiriza we yaranditse aravuga ngo ukuntu Imana ivuganye n'abantu imaze kwemera imirimo yabo, ndavuga ngo bagende birire, bagende binywere, kandi ibyo bakora babikore bishimye. Ngo kandi igitumye bajya kubikora ngo nuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Abantu bakoraga imirimo bakumva itandukanye n'iy'Imana bagarukire hafi aho. Abantu bamaze igihe bakora bakumva ko bari gucika intege, ibihembo nta bihari, ibihembo birahari, kuko duhawe isezerano ngo turi munsi tutangire kurya twishimye tunezerewe. Ariko ngo imyambaro yacu ihore yera. Umuntu ufite imyambaro irimo ibizinga, cyangwa umuntu ufite imyambaro itari iri kwera muri iyi minsi, Imana imusange imugirire neza, imuhe ko iyo myambaro yakwera, nanjye impe ko iyo myambaro yakwera. Hanyuma ngo nitumara kurinda imyambaro yacu, turinde n'umutwe wacu ngo ntukaburemo amavuta. Abantu bamaze igihe bakorera Imana, cyangwa urugendo turimo, mu bibazo duhura nabyo, mu mashimwe duhura nabyo, mu gihe Imana itarakuzana mu gitaramo cyo gushima, ntabwo bivuze ngo wumve yuko yatinze cyangwa ko itazaza. Ahubwo Imana igukomereza imirimo ugenda ukora yo gukiranuka, imirimo ugenda ukora yo kuyitegereza, imirimo ugenda ukora yo kubana nayo, imirimo yo gufasha abera, imirimo yo kuba hafi yayo. Hanyuma ngo iyo mirimo hari umunsi Imana izakuvugaho. Uyu mubwiriza we yaravuze ngo Imana yaravuze ngo igendere, kuko imirimo yawe, haleluya, kuko imirimo yawe uhereye aka kanya imaze kwemerwa. Mbese imirimo yawe muri ino minsi iri kwemerwa? Mbese imirimo yanjye iri kwemerwa? Mbese imyambaro yanjye irera? Mbese mu mutwe wawe harimo amavuta? Mbese nanjye harimo amavuta? Umuntu amavuta ari mu mutwe buri wese arabibona, umuntu imyambaro yera buri wese arabibona, kandi n'Imana ikabibona ikabyishimira. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire aya magambo meza, menya ko imirimo y'abera izibukwa, turi mu isi imirimo y'abera izibukwa, turi no mu ijuru imirimo y'abera izibukwa. Nagize mvuga gato, hari igihe narwaye nza kuza gutaha, nza gupfaho, nagarutse abantu baje kunshyingura, ariko hari muri 2014. Nibuka ko ikintu nabonye nkimara gupfa ni uko haboneka urubanza. Hari marayika wo mu ijuru aba afite igitabo, buri wese afite marayika wandika imirimo.
hakaba n'uw'ikuzimu wandika imirimo. Iyo ukimara gupfa rero imirimo wakoze mu isi igenda iguherekeje. Haleluya. Iyo umaze wakirwa n'abo bamarayika babiri bakakuburanira, ugutsindiye niwe ukujyana. Ariko nta kindi nabonye bareba, bagenda bareba ku mirimo wagiye gukora bakamenya umwami wakoreye ari uwuhe. Rero ndagira ngo umuntu wese mu isi ashishikarire gukora imirimo myiza, kandi ashishikarire gufata imyambaro ye yere n'umutwe we ntukaburemo amavuta, ubundi ngo ibyo nabyuzuza azajya arya yishimye kandi anezerewe, ategereze kuza k'umwami Yesu. Buri wese yumve yuko Imana imirimo ye niyo imaze kwemerwa, ariho igira ikintu imuvugaho, cyangwa ariho igira ikintu imuhemba, cyangwa ariho igira igihe imubwira ngo ubigenze gutya. Duhirimbanire rero gukorera Imana neza, kandi ibyo dukora tuzabihembwa. Reka dusenge Imana. Uherereye hose ntuheranwe n'agahinda n'umubabaro, numve yuko byacitse, numve ko byakomeye, ahubwo wumve yuko Imana iri kumwe nawe, ko imirimo yawe niyemerwa izakorana bya bindi. Reka dusenge Imana. Ariko turi kumwe n'uwacu, hari icyo wenda yabariza abari kure, reka tumwakire. Umunyamakuru wacu nawe twufite yatubariza, akabariza abari kure. Ni ikintu nari ngiye kubaza, ni ku kijyanye n'imirimo. Ese nk'umuntu watangiye umurimo muri we akaba azi ko umurimo akora ari mwiza, wenda reka tuvuge, ni iki gishobora kukubwira yuko umurimo uri gukora ari umurimo ushimwa n'Imana? Urugero, hari igihe umuntu aba yumva muri we ibyiwe nyine ari ibyiwe, ariko dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 5, Yesu aravuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba uzi ko muri wowe utagira imbabazi, kandi Yesu yaravuze ngo abazigira bazazigirirwa. So rero iyo uzifite umenya igice urimo, kandi ufite imbabazi ntiwaca ku muntu yaburaye, ntiwaca ku murwayi ku nzira ngo umusige. Kandi Yesu nawe yaravuze ngo nzavuga ngo nimuze kuko nari ndwaye muransura, nari ndi mu nzu y'imbohe mungeraho, ngo tuzavuga ngo twakubonye ryari, kazavuga ngo ubwo mwabikoreraga bamwe muri njye mwabaga muri kubikorera. Ubwo nk'umuntu watangiye umurimo mwiza awukomeze, n'uwo watangiye umurimo mubi awureke agarukire imirimo myiza. Hari imirimo myiza ishimwa n'Imana, kandi ndakeka iyo mirimo myiza uwo ari we wese aba afite kuba yayishobora. Ntabwo umurimo mwiza usaba amashuri menshi, ntabwo umurimo mwiza usaba kuba utunze. Uko umeze uko ariko kose n'umutima wawe, uwo murimo mwiza wawushobora. Urugero wenda nk'umurimo mwiza ushobora kubwira nk'abantu, umurimo wo gusura abarwayi, umurimo wo gufasha abatishoboye, yego, umurimo wo kuba wabwira abantu ijambo ry'Imana. Hari abantu baba batazi n'umurongo wo muri Bibiliya, batazi mbe bigenda gute, umurimo wo gusengera nk'abantu, mbese umurimo wo kuba wasura abana wenda b'imfubyi ukabaganiriza. Yego. Hari igihe kigera kumva ko ari wenyine, ukamubwira ko ari kumwe n'Imana hafi aho. So imirimo igenda itandukanye. Ndi kumva imirimo myiza yo ari myinshi cyane, kandi nk'uko twari tubikomojeho ntabwo ari imirimo isaba ibya mirenge. Twasoza uri gusengera uyu muntu ugukurikiye, ndetse natwe dushyira imbere y'Imana. Urakoze cyane. Turagushimiye Imana, buri Imana igira imirimo y'umuntu ntuyitesha agaciro, ahubwo ukayiha agaciro, ukavuga ku muntu. Niyo mpamvu wavuze kuri Dorokasi yapfuye arazuka. Dusengera umuntu wese udukurikiye, natwe twisengera kugira ngo dushoboze gukora imirimo myiza, kandi nimara kwemerwa ko izatugirira neza, kandi ko nimara kwemerwa hari icyo uzavugana natwe, kandi uzadushoboza no kujya mu bwami bwo mu ijuru
kuko imirimo ngo tuzazamukana nayo iduherekeje. Fasha umuntu wese udukurikiye mu mwanya we, umugirire neza. Adonai, turaguhamagaye kugira ngo muri uyu mwanya wururuke cyane cyane, ube hafi yacu, utubere ibyiringiro kandi ushyigikire buri wese muri uyu mwanya. Buri wese niyemerwa avanemo igisubizo ajya mu gitaramo cy'abashima. Murakoze, urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.